Muraho neza abadukurikirana hano ku muyoboro witwa UIE. Nitwa Tuyishime Dure Prince, nkaba ndi umunyeshuri wimenyereza ubuganga muri University y'u Rwanda. Nkaba ngira ngo tuganire ku ndwara yitwa stroke. Stroke dukunda kuyumva ahantu hatandukanye, tukumva ngo yabaye kuri bagenzi bacu, inshuti zacu, imiryango yacu. Stroke tuyumva gutyo ariko ntitumenye ngo bimeze bite, iterwa n'iki, cyangwa umuntu iramutse imubayeho twabimenya dute kugira ngo tugerageze kumugeza ku bitaro hakiri kare, afashwe mu buryo bwo kugabanya ko ikiba cyamubayeho cyatera intambwe mbi cyane kurusha uko byari byagenze, cyangwa uwo muntu akaba yapfa atarabasha kubona ubufasha bwo kwa muganga byihuse. Icyo navuga kuri stroke ni uko ari emergency disease, nk'uko bimaze kubivuga, ni indwara ikenewe kwitabwaho vuba vuba. Stroke rero ubundi ni iki? Stroke navuga ko ari nk'indwara iza byihuse cyane, ako kanya mumenya ngo irimo iraza gake gake, ujya kubona ukabona umuntu agize icyo kibazo. Ikibazo rero aba agize mu by'ukuri ni yuko amaraso yo mu bwonko, amaraso agera mu bwonko, amaraso abasha gutembera mu bwonko akageza ibikenewe ku bwonko, niba ari oxygene, niba ari nutrients cyangwa ibyo ubwonko bukeneye kugira ngo bukore neza. Ayo maraso ntabwo aba agera ku bwonko neza, cyangwa igice cy'ubwonko neza. Biterwa rero ubundi n'ibintu bibiri. Hari ukuba niba ari umuyoboro w'ayo maraso cyangwa umutsi ugeza ayo maraso kuri icyo gice cy'ubwonko, hari igihe uba wifunze. Iyo wifunze rero bitewe n'ibintu bitandukanye, ashobora kuba ari icyo bita blood clots. Blood clots ni amabure ashobora kwiforoma mu maraso, utuntu tw'utubure dutoya. Iyo twiforomye mu maraso tukabasha kugera mu bwonko, dufunga iyo mitsi y'ubwonko ku buryo ayo maraso ataza kugera kuri icyo gice cy'ubwonko yari agiyemo. Ikindi gishobora gufunga utwo dutsi ni ibyo bita amavuta, ibintu by'amavuta, amakolesterol. Umuntu ashobora kugira amavuta menshi mu mubiri, ubundi akageraho ayo mavuta agafunga utwo dutsi tumwe na tumwe two mu bwonko, bigatera stroke, cyangwa bigatera ayo maraso kudatembera neza ngo agere ku gice yari agiyemo cy'ubwonko. Noneho iyo ni reason ya mbere umuntu ashobora kugira stroke. Indi reason ni uko umuntu noneho utwo dutsi two mu bwonko dushobora guturika. Niyo mwabyumvise neza, ababyeyi bavuga ati umuntu udutsi two mu bwonko tumwe na tumwe twaturitse, ntitumenye icyo bisobanuye, ariko nuko kubera ko ayo maraso aba agenda mu dutsi tumeze nk'amatibe, ni ukuvuga ngo hari igihe uwo mutsi uremererwa cyane, navuga ko ari nko kuremererwa cyane bikabije, then ako gatsi kagaturika. Ku gatsi rero iyo gaturitse bisobanuye yuko ayo maraso noneho azajya hanze y'uwo mutsi, kandi ubundi amaraso ntabwo yagombye kugenda ngo atembere mu bwonko mu buryo bw'akavuyo cyangwa akorane n'ubwonko. Ubundi amaraso yagombye kuguma mu dutsi twayo. Noneho ushobora kwibaza uti se none niba utwo dutsi two mu bwonko twagize ibyo bibazo, biba byaturutseho ubundi ibyo bibazo kugira ngo birinde bigeraho hose. Ubundi navuga ko hari icyo bita risk factors, cyangwa ibintu bishobora kugushyira muri risk zo kugira stroke. Ubundi stroke nta muntu utayigira, hari risk factors umuntu atabasha gukontorora, ariko nyine hari n'izindi tuba tugomba izo dushobora gukoraho kandi tukazigabanya mu buzima bwacu, cyangwa tukazikontorora ku buryo zitatera umuntu stroke. Nka risk ya mbere ni
hypertension, hypertension cyangwa umuvuduko w'amaraso ko tuwita hano iwacu i Rwanda. Umuvuduko w'amaraso ugirwa n'abantu benshi, ariko urumva niba amaraso ari kwirukanka cyane mu mitsi yawe, afite imbaraga nyinshi cyangwa icyo bita pressure, izo mbaraga zizaba zisunika kuri utwo dutsi two mu bwonko. Noneho nitugira ikibazo y'uko utwo dutsi tworoshye cyangwa ayo maraso afite umuvuduko mwinshi n'imbaraga nyinshi ari guca muri utwo dutsi atubyiga cyane, hashobora kubaho ikibazo cy'uko twaturika. Yindi risike ni uko umuntu ubyibushye cyane, obesity ni umubyibuho ukabije. Ubundi niba umuntu afite umubyibuho ukabije, bisobanuye uko afite n'icyo bita fat nyinshi mu mubiri. Fat akaba ari amavuta menshi mu mubiri. Ayo mavuta ashobora kujya muri utwo dutsi dutoya two mu bwonko, tukaba twaba bloke, utwo dutsi tugafungwa neza n'ayo mavuta, ubundi amaraso yakagombye gucamo kugira ngo ajye muri pariti y'ubwonko ntaba agiciyemo neza. Ikindi navuga ni nka diyabete, kubera ko buriya diyabete igira amakomplikasiyo menshi, igira ibintu byinshi ishobora gutera umubiri kandi bitari byiza. Iyo rero diyabete idakontorwe neza, ishobora kwangiza udutsi tumwe na tumwe tw'umubiri. Ishobora kwangiza udutsi two mu maso, udutsi two mu bwonko, udutsi two mu ngingo zitandukanye, mu maorgane atandukanye mu mubiri w'umuntu. Ariko noneho iyo yangije utwo dutsi two mu bwonko, hari na risike y'uko utwo dutsi tuzoroha, noneho wagira ikibazo. Utwo dutsi iyo tumaze koroha, iyo ugize hypertension cyangwa amaraso agacamo bisanzwe, utwo dutsi usanga twaturize tugatera stroke n'umuntu. Kandi urumva biba biturutse kuri iyo diyabete itarabaye control. Ikindi navuga ni nka smoking. Buriya abantu bakunda kunywa itabi byinshi cyane. Itabi buriya ni ribi cyane, bitera ibibazo byinshi, ariko noneho bishobora no gutera stroke kubera ko itabi naryo ryangiza imitsi y'umuntu. Among other things, itabi rishobora kugutera bitandukanye byinshi cyane kandi bibi. Noneho rero stroke, amasymptome yayo sasa, cyangwa ikintu cyerekana ko umuntu ashobora kugira yagize stroke. Ushobora kugenda ukabona nk'umuntu yari yikubise hasi, umusanze hasi, atabasha kumuvinga pariti y'umubiri, cyangwa atabasha gukoresha igice cy'umubiri. Ibyo babyita hemiparesis cyangwa paralysis y'igice cy'umubiri cye. Ugasanga umuntu iminwa wenda yahengamye, igice cy'umunwa yahengamye, wenda ntabwo ari kubasha gukoresha akaboko, ntabwo ari kubasha guhagarara kubera ko kano akaguru kadakora. Ugasanga igice kimwe cy'umubiri we ntabwo gikora neza. Icyo gihe ni uko nyine ayo maraso yakomeje kuba yageze ku gice cy'ubwo bwonko bukontorora icyo gice cy'umubiri we, ntabwo ari kuhagera. Bisobanuye yuko niba wenda yagize stroke yo kuri y'ibumoso, hano ibumoso bw'ubwonko, ubwo azagira ikibazo cy'uko azagira hemiparesis cyangwa paralize, azagira paralize iburyo. Niba yagize stroke y'iburyo bw'ubwonko hano, azagira ikibazo cy'uko iki gice cyose cy'umubiri cy'ibumoso kitazakora neza, kitazabasha kugenda cyangwa gukoreshwa. Nta kintu na kimwe azaba kibasha gukora kuri icyo gice. Iyo ni symptome ya mbere, ni paralize y'igice kimwe cy'umubiri. Ikindi ni uko hano mu bwonko ibumoso, hano imbere hasa nkaho hajya imbere ari gutya ku ruhande, ariho dufite pariti yitwa Broca's area, akaba ariyo ibasha ikontorora
navuga akaba ariyo idufasha kuvuga no kumva ibyo abandi bavuze. Rero uwo muntu uzasanga atabasha kuvuga ibyo bita aphasia niba yagize stroke wenda kuri iyo pariti y'ibumoso. Ikindi ni uko ibyo bintu izo symptome ni kubwira ziza suddenly, ako kanya nkuko nabivuze umuntu ashobora kwikubita no hasi, hano hasi ukabona agize ibyo bibazo, mwarimu uri kumwe nyine ntumenye ikimubayeho, ukagira ngo wenda ni igicuri cyangwa iki, ariko ugasanga yagize pararize y'ahantu runaka, ugasanga ukaba utekereza yuko yagize uwo muntu yagize stroke. Icyo gihe uba ugomba nk'umuntu kumufasha kugera kwa muganga, kubera ko indwara yitwa stroke nk'uko nabivuze ni emergency, ni ikintu cyihutirwa kiba kigomba gukorwaho ako kanya kugira ngo tubashe gukiza ubuzima bw'uwo muntu wagize akaga ko kugira stroke. Ubundi rero stroke uburyo kwa muganga bagufasha biterwa n'iyo stroke wagize. Nk'uko nabivuze bwa mbere, nababwiye yuko stroke habamo kabiri. Hari igihe akantu kaba kafunze imiyoboro y'amaraso mu bwonko, cyangwa ayo maraso iyo miyoboro y'amaraso ikaba yaturitse, amaraso akameneka mu bwonko. Ibyo rero bakaba babyita ischemic stroke cyangwa hemorrhagic stroke. Kwa muganga rero bagufasha bitewe n'iyo wagize n'ubwoko bw'iyo stroke wagize. Niba wagize ischemic stroke bisobanuye yuko ubwo hari akantu kafunze imiyoboro y'amaraso mu bwonko bwawe. Bisobanuye yuko hari uburyo uzafashwa bitandukanye n'umuntu wagize stroke ya hemorrhagic, ariyo amaraso aba udutsi two mu bwonko tuba twaturitse tukamena amaraso mu bwonko. Rero iyo ugeze kwa muganga muri emergency, uwo muntu aba agomba kwihutishwa nyine akagezwa muri emergency. Iyo agezeyo ikintu cya mbere bitaho nyuma y'uko bamaze gukemura ibibazo by'ingenzi by'umubiri. Buriya umuntu agira ibintu by'ingenzi. Iyo umuntu aje kwa muganga, ikintu cya mbere twitaho ni ukubanza kureba niba atari mu kaga kuko yahagarika guhumeka. Kubera ko niba ugiye kuvura umuntu, ntabwo wavura umuntu utagihumeka, ntabwo wavura umuntu amaraso yatakiri gutembera mu mubiri ngo abashe umutima we utagitera. Ntabwo wavura umuntu uri mu kaga kuko mu kanya mu minota 5 ubwonko bwe bushobora kuba bwangiritse burundu. Ibyo ni ibintu tubanza kwitaho. Niba ari oxygen uwo muntu akayihabwa vuba vuba, niba umuntu akeneye ibyo twita serum tukazimuha vuba vuba. Abaganga bo muri emergency ibyo barabizi neza kandi babikora neza. Ubundi noneho nyuma y'ibyo bahita bita kumenya ati uno muntu niba tubona ari stroke yagize ubuhe bwoko bwa stroke. Icyo bakoresha ni uko uwo muntu aba agomba guca mu cyuma cyangwa icyo bita CT scan nk'uko tujya tubyumva, bakamucisha muri CT scan kugira ngo babashe kureba mu bwonko bwe, turebe niba harimo amaraso yamenetse cyangwa turebe niba hari udutsi tw'ubwonko tutari kubasha gutembereza amaraso nk'uko twagakwiye. Nyuma y'ibyo rero, iyo bamaze kumucisha muri CT scan barareba amafoto yavuyemo, bakavuga ati okay, noneho ino ni ischemic stroke, ino ni hemorrhagic stroke, n'umuntu reka tumufashe gutya bitewe n'ibinini baba bagomba kuguha. Hari ibinini baguha bitewe n'uko wagize iyo stroke iri hemorrhagic cyangwa iri ischemic. Kwa muganga rero tutagiye mu bintu byinshi nyine by'uko kwa muganga bikorwa, icyo dukeneye kumenya nk'abantu muri rusange ni uko uwo muntu wagize stroke agomba kwitabwaho vuba vuba. Iyo bibaye byiza, uwo muntu aba agomba kugezwa kwa muganga
mbere y'amasaha 4 n'igice amaze kugira iyo stroke. Niyo umuntu ubonye yikubise hasi, ushobora kureba ako kanya mugahita mwaranje uburyo mugeza kwa muganga muri emergency kugira ngo bamufashe, kubera ko iyo birenze amasaha 4 n'igice none atangira kugira ibindi bibazo, noneho ubwonko bwe bushobora kugira bitandukanye byinshi cyane tutavugira hano ngo tubirangize, ariko icyo tugomba kumenya ni uko stroke ari indwara iri emergent. Niyo mpamvu nk'abantu bose tuba dukeneye kumenya about that. Ntukabona umuntu yikubise hasi ngo ubireke cyangwa ngo mugire ngo wenda biraza gukira ako kanya, ushobora kumutindana ugasanga umuntu arapfuye kandi hari ubushobozi bwo kumukiza turamutse twihuse. Murakoze rero, akaba ari ibyo nagira ngo tuganireho kuri iyo ndwara, ubundi mukomeze musubscribinge dukomeze kubana. Murakoze cyane.